ibyo tubivemo ahubwo se nyibwirira umeze gute? Nyine imeze neza gakeya. Ntabwo umeze neza, ndabona utari muri mode nziza. Iyi minsi ntabwo meze neza. Byagenze bite se? Nyine mfite ikibazo. Ikihe? Gikomeye cyane. Usi kuko ndabihera hehe? Ubashaka ukuntu bimbwira pe. Nyine hari umuntu nakunze. Uwuhe? Biragoye. Mbwira numve. Nyine nakunze umugabo wa mukuru wa Fiona. Ntumbwire. Ariko urukundo rw'iminsi rusigaye ari ibisazi. Uzi ko bajyaga bavuga ngo ni impumyi nkanga kubyemera. Ndenda gusara umutwe. Ibaze ko nanjye nsigaye nkunda sheri w'inshuti yanjye. Nukuri. Ntumbwire. Nibyo. Ntumbwire ko wakunze. Ntabwo ndi kubyumva. Ibyo uri gutekereza nibyo byanyabyo. Ntumbwire ko usigaye ukundana, ukunda inshuti ya sheri w'inshuti yawe Tony. Uriya musheri we manzi niwe nsigaye nkunda. Ariko njyewe ntabwo bikomeye cyane, nyine ntabwo mba nshaka ko ambera boyfriend nyine like ku buryo tubanabana, ahubwo mba numva ari ukuza tukiryohereza. Just turabona imyaka tugezemo, tuba dukeneye umuntu tujyanana muri ubu buzima. Ubwo niyo yajya aza seri we adahari bagakomeza urukundo rwabo, njye nta kintu byabintwaye. Biragoye birakomeye, gusa ngiye mfite uburyo bwanjye nzabikoramo kandi ndabizi nzabigeraho. Ahubwo se wowe situation yawe itandukanye n'iyanjye. Shabyo pe. Wowe ibyawe birakomeye cyane, kandi wibuke ko mukuru wa Fiona ari we wagucumbikiye. Ubwo urumva ntaramuka abimenye kuko ndi umugabo we no kukwirukana bizazamo. Oya ntabwo yabimenya. None gute atazabimenya? Urabizi aba yagiye kandi ngiye mba ndi hariya, njye na Fiona naba yigendeye. Oya ariko uzajye witwararika kuko bashaka kukwirukana, nta kazi urabona ntaki. Situation yawe irakomeye. Cyane ibibazo bye. Ubyitwayemo neza, wanze unashaka akazi wenda kuko ngiye ngubu ngiye na Tony dushwanye, najya no kwikodeshereza ahandi cyangwa bakagenda. Shiri bite? Ni byiza. Naye kubona wishimye, nizere ko ufite amakuru. Amakuru meza cyane. Yego. Cyashoboka kuko urakeye, umeze neza, n'ijwi uri kuvuga rigasohoka neza cyane. Nzanye amakuru ameze neza cyane kuko ndi kubona mu isura umeze neza, urakeye, ntabwo wijimye nk'ubushize. Kumva ngize amatsiko cyane, ndetse nanjye nditayari kukumva. Kubera ko ejo nyine naratashye, hashize akanya nicaye mu nzu mbona Samaraje. Araje kandi? None se muri mwavuganye? Ntabwo twari kugeza tuvugana. Yaraje nyine muganiriza ko akunda ibibambwiye. Havuyemo iki? Sure. Yemeye ko tubafitiye akabuzo k'amatsiko na bofera. Ntabwo akizere byose bivuze ngo azabwira bofera n'ibyo mwabwiye. Bane inshuti nakomeza bamubwira. None se warahageze ahita hagera muri mwavuganye, yarigeze kubigisha? Oya ntabwo yarigeze kubigisha, yaje nyuma. Ubwo byumvikane neza yuko turimo turagenda tubigeraho. Byumvikane ko ubwo ntabwo ari buze gutinda kubibwira bofure wawe. Cyane leta yamubwira. Byumvikane ko bofure wawe niyumva ko wamwemereye gushika, ubwo haraza kubaho no guhita yumva yuko n'urukundo rwaje. Kagasore kamufite umutakiri kumwe. Kagafite kandi. Njyewe. Okay. Reka abakire iyo babona nta hantu muhurira mu mafaranga, ibyo ubwenge bwe tubyihoreye kuko barishisha amafaranga. Tuzabigeraho.
n'ubwo wacu tuzabiganira habe gusa muri iyi yindi kumva dushoboye suri tayari usibye ko nta nubwo umukunda wenda ngo turukundo by'uko wenda ngo twabana n'iki kuko ntabwo byakunda birumvikana. none se umukurikiye iki? njye nyine ikintu nshaka ni ukuzaba nyine bari hafi yanjye tukitwereza tukira ubuzima nyine kandi ndabizi neza ko uriya mugore batabimenya. shasheri gusa bamenye ko situation yawe itandukanye n'iyanjye. Wowe baragufashe nyine mukuru wa Fiona yemera ko mubana. Ubwo urumva babimenye byavamo nuko bakwirukana. Kandi ntabwo urabona aho uba, nta kazi ufite, ibyawe birakomeye. Njyewe akenshi Tony aba yagiye ku kazi nanjye ndi mu rugo. Nyine twebwe biroroshye. Ariko wowe umuryango noneho kujya gutandukanya umuryango abantu bashakanye ni ibintu bikomeye. Biragoye nyine niyo mpamvu nk'inshuti mba nkwiyambaje. Njye nk'inshuti igenda nakubwira uzabyitwaremo neza kuko sinakubwira ngo ibiki nanjye byarananiye kumwikuramo pe. Urukundo ni impumyi. Cyangwa hari igihe mbona ukuntu aje nyine wenda usoma nk'umugore we nkumva babirandiye. Urabivuze uranyibutsa ejo bundi yaraje aza gusura sheri wiwe umva baranyirukanye ngenda agahinda kanyishe ndavuga ati uko byamera kose agomba buwanjye. So ntabwo bizatuma mushwana sikuntu biryana. Ndabizi sheri wenda kumva pe agahinda kawe ndimo ndakumva. Shamve wondenda gusara. Ihangane tugomba kubicamo. Aba bantu dukunda tugomba kuzababona. Njyewe ntabwo norohewe nyine. We birumvikana ariko uzabibutwariritse inshuti yanjye batazakwirukana kandi nta handi hantu urabona wawe. Ndamubona nta mahoro mba mufite kurya bikanga ajya kuryama. Ujye ugerageza wijijishe wirengagize kuko nubyerekana cyane umugore bazabibona. Nukuri uzagerageze witwararike pe kuko ntabwo nshaka kukubona bakwirukanye wabuze aho ujya. Sinzi ko nabishobora pe. byose miremo ubu nibwo bitangiye. Wowe uzamwemerera kandi ube open ku buryo atagomba kugukeka. Noneho wowe niba ushaka kujya gusohokana uzajya ubimbwira. Noneho kugeza nzajya mba ndi hafi aho ngaho ku buryo turamutse tubonye n'ibimenyetso tugomba kubifata ntibiducike ukajya kubyereka bofu wawe. Ntabwo kiri ikibazo mfite iminsi yo kuzajya duhura tukaganira nk'uko twahuraga mu gihe tubishaka igiye kugabanuka. Ni ukuvugana kuko urumva ko umuntu wemereye ashobora kuguhamagara yakumva turi kuvugana kandi urabizi tuvugana igihe kinini. Ashobora kuguhamagara yakumva tumaze umwanya turi kuvugana ugasanga atangiye kurakara. Ugasanga yaganira na bofure aramubwira ati ariko nubwo yabinyemereye n'ubundi arambangamira kuri telefoni iyo umuhamagaye numva ari kuri telefoni. Tugomba kugabanya ahubwo ni waza ikibazo upfa kuba ubizi neza ko ntigeze njya ku ishuri mu wikendi wenda rimwe na rimwe ukampamagara n'igihe mumaze kuvugana nsezeranye ko uzabikora. gusa nyine tuzagerageze ntabyo umuntu ucika intege. Then noneho akahita areba niba ari ngombwa kumugushyingira akareba ashingiye ku buryo bahuye na sister wawe cyangwa umwana ufitanye na sister wawe. Ubwo noneho akavuga ati ni ngombwa kumushyingira cyangwa se si ngombwa kuko nawe azi umuco kandi nawe sister wawe azi kumukaruma. Njye
ngira ngo urabyumvishe rero nyine ambwiye ko afite akazi kenshi atari buze kuba hari nyine ugasinzi nanjye ndabona mfite guhita nigendera. none se adahari ntabwo wadusura ntabwo ngiye wansura siko wagira ngo Tony niwe wenyine uba muri iyi nzu. Oya ntabwo ari ukuvuga ko ari wenyine uba muri iyi nzu ariko se urabyumva gute ntabwo uri mushiki wanjye uri mwene wacu wo kwa mama wacu ubwo twaba turi kumwe inshuti yawe bisanzwe waba uri kunsura bisanzwe kandi none urabizi umushuti wawe ni sheri wanjye kwibaze rero mvishe ko twamaranye umwanya ungana gutya turi kumwe mu nzu nta kintu byaba bitwaye. Simba ntabwo mba numva ko bifite resa neza kabisa sinzi nyine ahubwo byaba ari byiza. Ese uzi ko umuhungu nakubwiraga hari uyu nguyu twicaranye wowe wowe ndi kurota cyangwa ariko nshobora kuba wenda mfite ibitotsi bitangiye kumfata sinzi ntabwo ari ibitotsi ni wowe surumva byakunda koko kwera ibyo bintu uri kumbwira wowe wenda ntabwo nshaka ibirenze gusa nyine mugakomeza mugakundana nta kibazo ariko nanjye ukajya imbonera time. gute se ubwo ntabwo rega mba ndi kubyumva gusa time gute tudakundana nta kindi kiri hagati yanjye nawe nyine tukajya twenjoyinga bisanzwe tugashaka time ahantu adahari nyine njye nawe tukubaka undi mubano ku ruhande. ariko n'undi umubano turawufitanye ubwo sinzi wenyine aho ushaka kugera harenze aho dufite aho nyine ndashaka ko bijya ku isi ubundi nyegera kandi nakwegereye kweri reka nkwegereye ndashaka ko bigera kure nyine bisumba aho biri kure nka gute se ubwo nyine tukenjoyinga nk'abakunzi nubwo nawe muzaba mukundana. si urumva atanabyumvishe ko katara tuzabikora nk'abantu bakuru ntabwo azabimenya. sinzi ko bisa sinzi kandi nawe mfite no guhita ngenda umurarega ntabwo azabimenya. ntabwo ndi kubona ubundi ubu ngubu isi yaba ari plank uri ku nkino ubundi ubwo namenya ari ibiki ubundi ubwo mwapanze hagati aho ubundi ngende seriye none se nacyajya sinabikubwiyeho cya gihe wari uri kungisha inama umbwira uko bimeze ku muntu ntabwo nari muzi noneho ukuntu byimutse rero ndi kumva bimeze nka plank ntabwo nyine ndi kubyiyumvisha neza. ntabwo ari plank ahubwo nari ndi gushaka igihe cyiza cyo kubikubwira ngize amahirwe uyu munsi Tony ngo nawe uhari kandi ntabwo ari buboneke. none se wa musore se nakubwiraga wahura nawe mwiza waje gusanga ari njyewe se none ni wowe nari narakunze ntabwo ari plank ntabwo ukunze bya nyabyo. nyine wumva ngo biragoye kubyiyumvisha ntabwo ndi kumva nyine ko biri seriye sinzi kabisa. byemere biri seriye ahubwo tugize amahirwe Tony nawe uhari tugiye kumara nk'isaha imwe turi kwenjoyinga uretse nze nkwereka utuntu tugiye gukora. kanakereza ndebe nyine humura ndaje gato wihangane. shaka ibintu noneho kweri iki cyana kiri kumbwira ngo isaha imwe n'iki kweri ariko ntarebe reka ndebe se ubundi ubu ngubu agasaha kamwe ndabikwakwanya agasaha kamwe ntacyo turaba tugize utuntu twikorera ntarebe reka ndebe ibyo ari byo kizaba nzanywa umuti undi Tony ntawe uhari ntagarasi. ndaba gutyo none se uvuye koga bimeze gute wapi nagira ngo ngweke ko ibintu byoroshye tugiye kubikora byoroshye. oya ni ukuri uravugisha ukuri ko ndaba bigutunguye ntacyo bitwaye bigiye gutungura ahubwo nyine fata nk'ibintu bisanzwe cyane ubundi birasanzwe ahubwo nuko nari nagize ngo ugiye koga wenda ntabwo ngiye koga yewe ngiye kwereka ko ibintu byoroshye. yego wakicaye neza se hanyuma rero ushaka ko ari utuntu twikorera nawe sinavugira hejuru ariko urabizi kweri sobizi ariko ndabona unameze neza kweri. thank you. umugana uzi ko iyo Tony adahari hari umuntu wasigaye mu rugo kw'Imana ameze neza kweri. nta kuntu twajya mu cyumba se numva uri tayari se n'iki I'm ready. yego ahubwo haguruka tugende
Okay.